ngo mufite ubundi bwenge, ngo ntabwo mugiye kumva ngo ibyo abantu b'ibinyoma ngo bari kuvuga. Ukamenya kugenzura abavuga ibinyoma. Yemwe bantu mukereza iby'Imana, Imana ikavuga mukifatira ibyanyu, mugatinya. Mwibuka inyanja ko guhorera kwayo kwari kunini. Nimutihana ngo mugaruke mumenye Imana ko ikivuze. Mwitwaje Yesu ngo yaje gukuraho Rabbi nove pa Jesire dotaimenia candidatire Jesire nove menia Jacquini tutakaya baya. Turagushimiye rero detail. Nitwa Ntakirutimana Pelagia, turuka karere ka Rusizi aho ntuye, handi Umurenge ni Nyakabuye, umudugudu wa Nyamarongo, akagari ka Mashyuza. Akaba muri iki gihe hariho cyo nakwita amahugurwa abantu bakwiriye kwitaho, kuko bakwiriye guhuguka bagahugurika. Umuntu wese cyane cyane abayobozi niba Imana ihagurukiye kugira ngo bagaruke aho batereye, kuko hari ibyo bataye by'umwimerere w'itorero bajya mu bindi bitari byo. None Imana irashaka ngo bagaruke, mugaruke mwubakire ku musingi w'itorero. Amen. Kwemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka w'ihoraho, ibyiringiro ngibyo twabihagana nde n'umwuka w'ihoraho, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye. Mugihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye. Turagusaba Mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye cyane, turamukwiye rwose. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu amutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu amutugeneye. Turagusaba Mwami Yesu, wohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi, turamukwiye rwose. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu amutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu amutugeneye. Haleluya. Amen. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Akira ni ijambo dusanga
mu gitabo cy'abami, igitabo cy'abami, ijambo rivuga kumvira icyo ari cyo no kutumvira icyo ari cyo. Musanzwe mubizi kuko kumvira Uwiteka biruta ibindi bitambo byose umuntu yatanga, ariko abantu babigize ibikino byo gupinga icyitwa kumvira, bagakora ibintu bidasanzwe, ibintu bitariho, bitajyanye n'inyigisho, bagapinga inyigisho nzima. Ariko ntabwo binejeje Imana, ahubwo bicanye uburakari bwayo. Iryo jambo turarisanga abami mu bami ba mbere, ibice 13 turasoma. Umuntu w'Imana yavumye igicaniro cya Yerobowamu. Bukeye haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda aza i Beteli, azanywe n'ijambo ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yari ahagaze ku gicaniro, yosa imibavu, atera hejuru, avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bajya bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo risesekare. Imana idufashe. Muzakomeza kureba aya magambo. Uyu muhanuzi yakoze ibintu byiza, arumvira aragenda. Nawe ariko ntabwo yakoze nk'uko Imana ishaka. Yamaze kubona ibitangaza Imana imukoreye, ariko ntabwo yafashe iyo gahunda ngo ayikomeze, ngo atinye, ahubwo yagiye kwidondora amabanga ye n'Imana yamenaho. Arangije ayamenera umwami, arongera hariho bamushungereye bajya kubwira iwabo, bituma none agenda adashaka kwihuta, aragenda ajya kwicara mu nzira ngo ararushye. Bituma wa umuntu washatse kumubeshya ngo amurimbure arahaguruka ngo nimumundangire. Abantu bakunze gushaka kumenya cyangwa gushyika ku bantu b'Imana, nyamara badafite muri bo gukizwa, ngo nibura icyaza kubabwira bagikore. Aramukurikira amugezeho aho yicaye, ni wowe wa muntu w'Imana, ngwino dusubirane. Ati reka da, ntibishoboka. Uwiteka yambujije ko ntarira ino ntanywera ino, kandi rwose ko n'inzira yazanye ntaza kuyisubizamo. Ubwo abamaze kumurangiriza intege ziwe, aramubwira ati nanjye, arareba ati ntavuze ko nanjye ndi umuntu w'Imana, uyu muntu ntiyashoboka, uyu muntu ndumva ko yamaramaje, reka nanjye mubwire ko ari Uwiteka Imana ibimbwiye. Uwo muntu ntabwo yashoboye guhagarara ku cyo Imana yavuganye nawe, ahubwo yahagaze ku cyo umuhanuzi amubwiye ako kanya. Nanone inda iramushuka. Nanone navuga ngo ntabwo yari yaje yasenze, kuko yayoborwaga n'umubiri we, uko bamubwiye niko yabyumvaga. Ariko ata ibyo yibwiriwe ubwe, afata ibyo abwiwe n'abantu, bituma ata ubushizi bw'amanga bwe, aba amusubijeyo. Agezeyo aramugaburira, aremera, arabirya, nta bwoba afite. Arangije wa muhanuzi wamushutse arahaguruka n'ijwi rirenga arahanura
ati Uwiteka avuze ngo kuko uriye ibi byo kurya ukanywera inaha kandi yari yabikubujije, arakwishe, urapfuye, intare irakwica. Nta nuko byagenze. Arangije amusasira amatandiko ku ndogobe, aragenda. Amugejeje mu nzira, intare koko iyo ndogobe iba nkishyizeho bariyeri, wa muntu w'Imana intare iramufatira, amwica. Ntiyigeze ikora ku ndogobe, ntiyigeze igira ikindi cyose ikoraho, iramwica. Nawe ntiyamuriye, si uko yari ifite amerwe, nuko yari ije gusohoza ijambo Imana yavuze. Iramwica, irambika intumbaho. Yemwe bantu mukereza iby'Imana, Imana ikavuga mukifatira ibyanyu, mugatinya. Mwibuke inyanja ko guhorera kwayo kwari kunini, ariko nta kigeze gitambika imbere y'umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni ngombwa gusohora nk'uko yabishatse. Namwe rero nimujye mwumva neza, kuko yabahamagaye ariyo kwizerwa, ifite imbaraga zihagije rwose. Ntitira amaboko, nimubyumve, mugaruke, muhindukire, murebere mu byo mwataye. Hari amategeko n'amateka muri iri jambo ry'Imana, amateka y'ibyabaye, kuki mutayakurikiza? Kuri Yorodani niho Mose yabwiriwe ngo ubwire abana bawe nabo bazabwira ababo babwire ababo iby'aya mategeko n'amateka ko ari ngombwa gukurikizwa. Ariko none uyu munsi mwarabyihoreye, mwarabyirengeje, ndetse n'abana banyu mwarabaretse bakora ibyo bashatse kandi batabizi. Hari n'ibyo batazi kandi mwe murabizi, ariko murabireba mukumva mubiciye amazi, mukabona nta n'icyo bizabatwara. Ariko bizagira icyo bibatwara, ndetse namwe bigira icyo bibatwara nimutihana ngo mugaruke mumenye Imana ko ikivuze. Mwitwaje Yesu ngo yaje gukuraho byitwa ibihano. Yewe ntabwo azabura guhana, aracyahagaze, agomba guhana abatagenda neza. Yemwe nimugaruke. Uyu muhanuzi yavuye imuhira yumviye Imana, ariko ntiyatwaye iby'Imana neza. Namwe abavuga ngo murakorera Imana, nimuyikorere mutinya kandi muhinda umushyitsi, kuko Imana yacu hari umuriro ukongora. Imana idufashe cyane. Imana yacu nimuze tuyikorere, tuzi ko ihari kandi ko ifite imbaraga zose zo gukiza ndetse no gukiranura. Imana itugirire neza. Sintinda kuri aya magambo, sinyasubiramo. Nagiraga gusa ngo mbabwire ko uyu muntu yarumviye aragenda, ariko ntiyakora nk'uko Imana ishaka, bituma imuteza intare iramwica. Mwibuke ko iby'Imana utabigenza uko ushaka ngo bikugwe amahoro. Ntabwo byakugwa amahoro. Reka turebe nanone mu gitabo cya Samweli wa mbere, ibice 15, umurongo turasoma uhereye ku murongo wa mbere. Hanyuma Samweli abwira Sawuli ati, Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo avuze ngo, nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiriraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanye Abamaleki, ubamare rwose n'ibyo bafite byose. Ntuzabababarire, ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana n'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira Iterayimu. Hariho ingabo zigenza
zigenze ibirenge 2,000 n'abayuda inzovu. Bukeye Sawuli ajya ku mudugudu w'Abamaleki yubikirira mu gikombe cyaho. Sawuli agezeyo abwira Abakeni ati, nimumanuke muve mu Bamaleki ne kubarimburana nabo, kuko mwagiriye imbabazi Abisirayeli ubwo bavaga mu Egiputa. Nuko Abakeni bava mu Bamaleki. Maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havila ukajya Ishuri hateganye n'Egiputa. Afata mpiri umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza banga kubirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Samweli ahanira Sawuli ko atumviye itegeko ry'Imana. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati, nicujije icyatumye nimika Sawuli, kuko yateshutse akanga kunyoboka ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara akesha ijoro, atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli bati, Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso. Nyuma arahindukira arakomeza amanuka i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati, Uwiteka aguhire, dore nasohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati, ariko uko gutama kw'intama kuza mu matwi n'uguhogerana kw'inka numva bigenda bite? Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Bamaleki, kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa, ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Nuko Samweli abwira Sawuli ati, uretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yaraye ambwiye iri joro. Aramubwira ati, mvugire. Samweli aravuga ati, mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli? Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, kandi akagutuma muri urwo rugendo, akakubwira ati, genda urimbure rwose ba banyabyaha, ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamaleki n'Abamaleki, ndabarimbura rwose. Ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga, kugira ngo babitambirire Uwiteka Imana yawe i Gilugali. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama, kuko ubu
ubugome busa n'icyaha cy'uburozi kandi budakurwa ku ijambo, asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka, nawe yanze kuba ku ngoma. Sawuli abwira Samweli ati, naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe, kuko natinye abantu nkabumvira. Noneho ndakwinginze, mbabarira icyaha cyanjye kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka. Yewe wasenga Uwiteka wamaze gucumura, wamaze kumukorera nabi, none ugiye kuza wakwibuka gusenga. Wamaze kumvira abantu, unanirwa kumwumvira, nguko uriya mugabo yumviye mugenzi we umushutse, kuruta ko yakumva ibyari bimurimo yari yabujijwe, akajya kumwumvira agasubira nayo nawe akajya kurya kandi yabujijwe kurya. None uyu nawe ati, koko abantu nibo bayenze ibiduhagire by'inka n'iby'intama, abagore beza n'ibiki byose, ariko Imana yavuze kurimbura. Niki gituma mutarimbura? Niki gituma ikubwira gukora ukavuga ngo ibi ngibi byo ntabwo byashoboka, ugatangira ukishyiriraho izawe komanteri utigeze wigishwa? Yewe garuka, mukore amanama neza, mukore amanama abashyitsa ku ntego yo kubaha Imana. Muhindukirane n'Uwiteka, mumubwire abayobore. Dore aho byapfiriye nihe? Ni uko hatakiriho amasengesho yarababuranye. Musigaye mwumva habaho kuvuga gusa, ukavugisha kuko wize, ntaho bihurira ubwenge bw'isi bunyuranye n'ubw'Imana. Ubwenge bw'isi ntabwo Imana yabuhaye kumenya ibyayo. Ubwenge bw'isi bufite ibyabwo bugomba kuyobora. Ubwenge bw'ijuru nabwo bufite uko bugomba kwigisha abantu bakagenda nk'uko iyo Mana yabo ishaka. Yewe nimuve muri ibyo, muhindukire. Imana itarabazanira ibirenze ibyo mwabonye. Nimuhindukire, muce bugufi, musenge Uwiteka. Ntabwo ibi ari iby'ubusa. Nubwo mwafunze inzira, mukafunga cyane, mugakomeza, ariko Uwiteka ntabuze inzira yanyuramo ngo ababwire ibyo mugomba gukora. Imana idufashe kandi tugire neza, ndetse Imana iduhe kumva, ndetse iduhe kumvira, kubera kuko ijambo ryayo ni umuriro. Hakwiriye kuba kuyitinya. Uyu Sawuli yaragiye nawe, nguko wa muhanuzi nawe yagiye, ariko ararenga, aracumura, ntiyakora ibyo Uwiteka ashaka. Uyu nawe yaragiye ahuruza ingabo ngo bagiterayimu, bajya muri urwo rugendo, bajya kurwanya abo ngabo Uwiteka yari yabatumyeho ngo babarimbure. Ariko bamaze kugerayo, ntabwo bakoze nk'uko Imana ishaka. Bagiye muri kamere muntu, bajya kurokora. Uwiteka atababwiye ngo barokore, yababwiye ngo nimurimbure, ngo abo banyabyaha kuko batangiriye Isirayeli, kandi umugambi w'Imana nta cyari kuwuzirika, nta n'icyari kuwutangira. Ariko icyo gihe habaho kujya kurokora umuntu wagandiye Imana. Nicyo gituma icyo cyaha cyabaye icyaha gikomeye, bituma Sawuli, kandi yari yashyizweho n'Uwiteka Imana, yamusize amavuta rwose, ariko igihe kiragera amukuraho. Kubera iki? amukuzwaho nuko atakoze neza. Nawe w'iki gihe usohoreweho n'ibihe bibi kubera kutumvira Imana, ukibwira ngo umurimo w'Imana ukorwa nk'imirimo yindi washobora kujyamo. Nimuhindukire, mwemere kuyoborwa n'Imana.
abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana, abayoborwa n'umwuka w'isi ni ab'isi. Imana ibafashe kubyumva. Imana dukwiriye kuyumvira mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Dukwiriye kuyumvira kuko tuzi ko ari Imana y'umuriro ibasha gukongora abatayumviye. Nta kikwiriye kuvuga maze ngo tugiteshe agaciro cyangwa se ngo tubone ko kidashoboka. Nta kidashoboka imbere yayo. Ikintu cyabananiye ni ugusenga ngo muyegere muyibaze, ese dukore dute, ese tugenze dute? Amaze n'ubabwiye nawe yabigerageje mukabipinga ngo mufite ubundi bwenge, ngo ntabwo mugiye kumva ngo ibyo abantu b'ibinyoma ngo bari kuvuga. Ukamenya kugenzura abavuga ibinyoma kandi utabikuye mu masengesho, ukabyifondamo gusa, ukumva ko ari ngombwa kubihamiriza. Kuki umenya iby'ibinyoma ariko iby'ukuri ukabiyoberwa? Kuki ukandagira mu buki? Yewe kuki ukandagira mu buki kandi ari wowe Imana yahaye ubwenge bwo kugenzura, ariko ntiwabigenzura gusa n'umubiri. Banza usenge Imana yo mu ijuru ikumenyesha ikintu cyose uko gikwiriye gukurikizwa. Imana idufashe cyane. Haleluya! Imana yacu ni Imana, reka tuyegere tuyimenye, tumenye ibyo yanga n'ibyo ikunda. Ariko nitutayegera ntabwo izabura gutyaza umuhoro, ntizabura gutuma intumwa zayo. Intumwa zitwa iki? Ibihano. Kandi uzabuteje nabo bagakijije ibyago. Twebwe twari abo kurinda batazi umwanya nk'uyu, abatazi gusenga ko harimo intwaro za kirimbuzi ziba mu gusenga, ariko ntabwo mubizi. Ntabwo turwanisha intwaro zifatika ziboneka, ariko iyo turi gusenga hari ibintu byose byinshi dukura mu nzira kubera amasengesho. Imana itugirire neza. Mube maso mwumve Uwiteka, ijambo ryiwe ntabwo rizapfa ubusa kandi ntirizagaruka gusa, rizasohoza icyo ryatumwe. Imana iturinde. Turareba nanone ibyakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa mbere. Mu itorero ryo mu Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha, ari bo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru, na Lukiyosi w'umunyakureni, na Manayeni wareranwe n'umwami Herode. Hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza barabohereza. Imana idufashe cyane. Umurimo w'Imana ntukoreshwa ikimenyane ngo uriya yarize, uriya arabishoboye, uriya afite n'ubutunzi, uriya iwiwe harakomeye, uyu we ntacyo yabamarira, uyu we ntacyo yakora. Oya, umurimo w'Imana ushyirwa ku kirago, nta niwe uturuka. Mujye mubanza musenge Imana irobanura abakozi, nimara kuba barobanurira ibohereze babone kujya gukorera Imana. Umurimo w'Imana ntuzakorwa n'ubwenge bwa muntu, ukorwa n'abo yarobanuye. Abo ngabo biba bigaragara ko bazashobora kuwihanganira. Umurimo w'Imana ubamo ibintu bikomeye, ariko wawihanganira ute
bafite. Icyo nicyo kibazo kirimo kandi kikabagora ndetse kikabarusha, kigatuma muta inshingano mufite, mukinjira muri kamere ya kera, mukajya mu mijinya, mukajya mu burakari, mukajya mu nzangano, mukajya mu bwanzi, urukundo rukabura kubera kuko habayeho kudatoranwa n'Uwiteka, habayeho kurebesha ijisho, ukareba icyene wabo, ukareba ufite gutinya, uyu ni uwo kwa naka byamera gutya, ntamutoye byamera gutya, ugasanga uri gutinya abantu kuruta uko wakubaha Imana. Imana idufashe cyane. Muri iryo torero Uwiteka Imana bari uvuga ngo mundobanurire abakozi, mundobanurire abanaba, irabavuga ngo ni mundobanurire. Barangije barabarobanura koko. Abo barobanuriwe mu masengesho. Niba iryo teka ryarabayeho, niki gituma biki gihe mutarikurikiza? Mugakurikiza ikimenyane, mugakurikiza icyene wabo, mugakurikiza abandabazi barakomeye, nta muntu wabona bazana ibibazo. Niki gituma muyoberwa ku Mwuka w'Imana? Ibyo byose abishoboye. Umwuka w'Imana ashobora kukurwanirira, Umwuka w'Imana ashobora kukuneshereza, yashobora kugufasha mu byo utashobora. Nicyo gituma niho mwaguye, nuko mutagishobora kubaza Imana mu masengesho, maze niyo mwayageramo mugenda mugira ngo amasengesho arica. Niyihe ntumbi muratora mu cyumba cy'amasengesho? Ninde mwabonye mu masengesho abaho ayo ariyo yose? Ninde mwabonye apfira mu masengesho? Yesu ntiyadubereye intangarugero agasenga iminsi 40 n'amajoro 40. None se mwebwe ko n'iminsi 2 yabananiye ku buryo mutashobora kwiyiriza, maze ngo mubwire Imana muyibaze ibibayobeye, hakaba hariho kujya kwibera mu mata, mu mafanta, mu bikoma, mu biki byose, ngo nta muntu wajya gusenga atariye atanyoye. Yewe ibyo bizagutesha inzira kandi bizakubuza urugendo, kubera kuko inda yuzuye ibiryo ntabwo yuzura Umwuka Wera. Imana idufashe kandi duhe kumenya icyo twakiriye n'icyo twumvishe. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Yemwe reka dusubiremo. Mu itorero ryo mu Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru na Lukiyosi w'umunyakurene na Manayeni wareranwe n'umwami Herode. Hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba. Abariwe Umwuka Wera avuga amazina, na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Imana idufashe cyane. Niba hariho gusenga, hariho n'ibisubizo. Niba wagiye utunganyije, ukiri umuyobozi mwiza koko, ukaba uyobora intama neza, ukaba wirinda icyaha, waba unagezeyo ukabwira Imana uti Imana ongera unshebure undebe neza, ongera rwose unyuhagire, unkureho umwanda wose, ariko hari agahinda mfite n'ikibazo n'ibibazo ndeba, ndashaka ngo umpereze igisubizo. Niba wasenze utyo, igisubizo wakibuzwa n'iki? Kuwiteka Umwuka we akundana n'abamuba hafi, akanga abamuba kure. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana nimuryumve kandi muryumvire. Turareba nanone ijambo riri mu Bakorinto, igitabo cy'Abakorinto ni 6, umurongo wa mbere.
n'impuguro. Mbese iyo umuntu wo muri mwe afite icyo apfa na mugenzi we, mbese ahangara kuburanira kubakiranirwa, ntaburanire kubera. Ntimuzi yuko abera bazacira ab'isi urubanza, kandi ubwo ari mwe muzacira ab'isi urubanza, ntimushobora no guca imanza z'ibintu bito hanyuma y'ibindi? Ntimuzi ndetse yuko tuzacira abamarayika urubanza? Nkanswe iby'ubugingo. Nuko rero niba mufite imanza zo gucibwa zerekeye ku by'ubugingo, ni iki gituma mubishyiraho abatagira icyo bahuriyeho n'itorero ngo abe ari bo bazica? Ibyo mbivugiye kubakoza isoni. Mbese koko nta munyabwenge n'umwe uba muri mwe wabasha gucira bene se urubanza? Ahubwo mwene data akaburana na mwene data wundi, kandi baburanira kubatizera. Nuko mumaze kubonekaho icyaha rwose kuko muburana musubiranamo, mbese ni iki gituma mudahitamo ahubwo kugirirwa nabi? Ni iki gituma mudahitamo guhuguzwa? Ariko nimwe ubwanyu mugirirana nabi muhuguzanya, kandi abo mugirira mutyo ni bene so, ni bene data. Ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi. Bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Kandi bamwe muri mwe mwari nkabo, ariko mwaruhagiwe, mwerejwe, mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Iyo mubonye havutse ibibazo, buri muntu wese ariruka akajya aho yishikira, akajya aho ashobora gutanga ifaranga, aho bemera kurya ruswa akagenda akayitanga, ariko mpaka ngo bamukemurire ikibazo. Yemwe aba mubishyira mbahuriye he namwe? Nihe muhuriye n'ab'isi? Niki gituma mwataye umuco? Iri jambo ntimurizi, murinyuraho mutarizi, murinyuraho mukajya kuburanira ku b'isi, ntabwo murizi. Iyo mwumva mushaka ko umukristo uyoboye ashobora kujya kugirirwa nabi, ukumva muyobozi mugenzi wawe ashobora kujya kugirirwa nabi, akanyagwa n'utwo yari afite twose, ntabwo wari ukwiriye kumutereka mu itorero mukamuhana, mukamuhanura, mukamuyoboza umwuka. Y'amasengesho amaziki yewe ukuriye abandi we, ni iki gituma utajya imbere y'Imana n'iminsi ibiri ngo uyibaze uti uru rugamba ndarukuraho gute? Uru rugamba ndarurwanisha iki? Ko nta izindi ntambara nigeze menyera. Mana wantabaye,
ni iki gituma urugamba rwose ruje urujyana mu isi ugashaka ku isi ariyo icira urubanza abizera? ni iki gituma? ubwo yaba ari ubwenge buzima cyangwa bwarapfuye, ubwenge butuma utakimenya abo uyoboye. izo ntama ukaba uzimanitse mu giti. yewe garukiraho, uze utangire kuri fondasiyo, wubakire ku musingi nyawo, umusingi wubatswe n'itorero ry'Imana. niwo tugomba gukurikira, ntabwo tugomba kwishakira iyacu nzira. iyo twakiriwe niyo tugomba kunyuramo. Imana idufashe cyane. ibyatangiranye na Aburahamu na n'uyu munsi nibyo tugomba gukomeza. twabona bigenda bidukomerana, tukegera Imana mu masengesho ikabihindura ibyoroshye, kubera kuko ari Imana. Haleluya! Imana yacu ni Imana ishobora gukamya inyanja kugira ngo abantu bayo bakire, ariko ababirutseho ikabarambikamo. yewe uracyayibuka, ariko urayizi ko ariyo y'iyo Mana ifite imbaraga. Imana yacu ni Imana ishobora kurwanya abayireka. abayireka irabarwanya, ariko abayishakana umwete barayibona. Imana idufashe cyane. none mwagiye he? ni iki gituma muhangara kujyana iby'Imana aho bidakwiriye kujya? mwamaze gusesangura amabanga yose y'Imana, mwayameneye isi. reba Ezekiya amaze gukira indwara Imana yimukijije, byatumye Imana Ezekiya bamusanga, abaje kureba ukuntu yakijijwe n'iyo Mana. gusa kujya kwerekana ububiko bw'ibintu. aha niho tubika ibi ngibi, aha niho hari ibi n'ibi, aha niho habikwa ibi. ibyo byatumye Imana imurakarira, kubera ko yeretse ab'isi batari ab'Imana, akajya kuberekaho ibintu by'Imana bibitswe. ntabwo ari ngombwa kumena amabanga. kuki mujya kuyamenera isi, mukajya kuyasandariza isi? kuki mwataye umurongo? kuki mwibagiwe Imana kwigira kondisiyo? kuki mwibagiwe Imana ko ari Imana igendana na gahunda yayo? ibyo mwibwira muzabiboneramo ingorane. ibyo mwibwira bigatuma muta ibyo mwabwiwe. ubuhanuzi mugiye kubusandariza hanze, ububiko bw'Imana mwabusandarije hanze, ari ukubera ubwoba. ese Saduraka, Meshake ntibari bakwiriye kubabera umwitangirizo, ku buryo mubareba mukamenya ko namwe mukwiriye kwitwara gutyo? ni iki gituma mwebwe mugenda nk'abatubaha Imana? ese bo barahangaye baravuga bati reka twigendere nk'uko abandi bose bagenda? ntabwo bavuze bati naho yadukiza nawe itadukiza. ese mwibaza ko batari bafite umubiri nk'uwo mufite? mwibaza ko bari bafite ibiti si uyu mubiri? ni iki gituma mutemera guhuguzwa, ahubwo mukemera kujya kumena amabanga y'iby'Imana hanze? kuki mutemera ngo muhuguzwe? kandi Bibiliya itubwira neza ko umuntu nakwaka ideni akakwaka ngo umuguze, atari ngombwa kwirirwa utwara umutwaro wo kuvuga ngo azakwishyura. ashobora no kuyabura ari wowe uri kugeragezwa, ariko ntabwo ugomba kumwica, ahubwo ugomba kumubabarira, kubera kuko niko abizera bameze. niba utababarira ukavuga ngo mpaka uko mwavuganye niba gusubize, icyo gihe urirukanka ujye kuburanira hanze, kandi tutigeze duhabwa iryo tegeko. hanze mwari muri kumwe mu gihe mwagiranaga ubumwe na mugenzi wawe, none ngaho ukabura mwirukankanye. aho hanze ugiye uzahakura ibyago n'amakuba,
birenze ko wari kureka n'uwo mwenda wawe ukagenda. Imana iturinde. Yewe uteze amatwi we, yewe uwo bireba ufite ingorane z'uko utari bunabimenye, turi bumenye ko bikureba, kuko uhagaze mu bwenge gusa ukaba udahagaze mu mwuka. Emera umwuka wera kuyobore, emera wongere wige gusenga, ongera ube hafi y'Imana, ongera ube maso, ureke kurara ijoro ngo buke, maze nibucya ntihagira uvuga ngo gusenga, ahubwo umuhagurukane. Ngo ninde wababwiye kujya basenga? Ninde wababwiye kuza bajya ngo mu misozi ngo iyo za Kanyarira? Yewe barahajya se ari uko borohewe? Barahajya kuko wahabajyanye. Iyo utahabajyana byari kuba ngombwa ngo babe bafite ukundi kuntu bashobora kuza imbere y'Imana bayingingireho, kuko wahabatoje. Kugira ngo bajye mu cyumba cy'amasengesho ngo hoya ngo inama yabaye, ugasanga abantu murababuza uburyo, mukabatesha umwanya, bigatuma bajya gushakira iyo mu bihuru. Kubera kuko aho ibicaniro biri hose mwarafunze, murafungirana kugira ngo abantu bashiremo amasengesho, basigara ari ipambara, kije cyose bakire, ikibaye cyose bafate. Ariko ni akaga gakomeye, ni akaga gakomeye, kuko utubaha Imana no kutamenya umunsi wanyu wo kugendererwamo. Na n'uyu munsi muraririmba kuko muri mu murimo w'Imana, ariko nta murimo uri aho ngaho wo kwangiza, wo guta inshingano. Iyo wataye inshingano, icyo gihe haba hasigaye kwikosora ukagaruka mu nshingano. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Turi abantu b'Imana, ariko ntabwo turi abo gukora uko dushaka cyangwa uko abandi bashaka. Iby'Imana uko byari biri bigitangira n'uyu munsi niko biri. Yewe wabihinduye ukabishyira mu buryo bwawe, ukabishyira mu bwenge bwawe, iby'ukuri vuba cyane uraza kumenya ko ari wowe wibeshye. Uzamenya ko wibeshye, ntabwo ari abo wabeshye, ni wowe wibeshye, kandi uzabazwa n'abo watumye bagenda nabi. Imana itugirire neza. Ni iki gituma mukomeza gukabya gukora ibyaha, mukananirwa gukora ibyiza? Inyungu, indamu zibatwaye umwanya kuruta uko mwakorera Imana. Ntabwo hakiriho urukundo rwo gukunda bene data, ntabwo ruhari. Urukundo rwo gusura bene data ngo murebe uko bameze, reka data ntiruhari. Ntabagifite iyo nzara yo gusura, ahubwo muricara, mwaba mumaze gutamira utw'Imana yabahaye, mugatangira mukavuga mutagira igaruriro, mukagira ngo Imana ni umuntu. Ntabwo ari umuntu ngo izajya kwirirwa ivugana nawe gusa. Rero iragutumaho ntigutungura, irabanza ikubwire, ariko garuka wubake neza. Ubaka ku musingi w'itorero, ubaka neza, usenge Imana igutabare nguko yatabaye Eliya, uyigutabare nguko yatabaye Abisirayeli, uko yatabaye Morodekayi. Abo bose ni abantu bitanze babikunze, kandi rwose hariho no gupfa kurangiye rwose, ariko gutabarwa kuraboneka. N'uyu munsi watabarwa, ariko ikibazo nuko utazi ko ubutabazi buhari. Imana iturinde cyane kandi turengere. Ayo niyo magambo y'Imana narinzanye kubabwira uyu munsi. Muyakire kandi muyagenzure mu masengesho. Si ukugenzuza ubwenge, mugenzurire amasengesho mubaza nyirayo, ese Mana tugire gute, tubigenze dute? Utagombye kureba uyavuga ko ari muremure, ko ari mugufi, ko ari munini, ko ari muto, ko yize
yewe nturebe ibyo, urebe gusa iryo jambo wumvishe riguhindure, uhinduke ube igikoresho cy'Imana cyiza. Imana itugirire neza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ayo niyo mbabwiye. Uwiteka niyongera kumpa nzongera nyababwira, kubera kuko mwarafunze murafungirana, murakomeza pe, ngo sinkagira aho njya kuvugira ubutumwa kandi ntafite icyo nabakoreye gifatika kigaragara, ahubwo munziza kubaha Imana. Ariko Imana igira inzira zayo, iyo mwamaze kuyirwanya nayo igira inzira inyuramo kugira ngo yicire umuhanda ugomba gutanga ibyayo. Imana ibafashe natwe dufashe. Turagushimiye Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye Mwuka Wera w'imbaraga nyinshi, tugushimiye kuri intsinzi yacu kandi kuri agakiza kacu, tugushimiye ko ari wowe bamenya dufite, ni wowe utumenyera byose, ni wowe uturebera kure na hafi. Rose rikide tota kaya bashayini turasiri goria shayini goria tutakaya baya. Turagushimiye nshuti nziza, turagushimiye bwugamo bw'umugaru, turagushimiye kubanesheje rimwe gusa bikaba iby'iteka ryose. Turagushimiye ko intsinzi yawe ariyo duhagazemo, mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye mugaba mwiza, uragaba ntugabanya, uratanga ntiwimana. Ijambo ryawe ni urumuri, reka rimurikira abagenzi babona inzira hari umwijima, haba umucyo w'itangaza. Turagushimiye Mwami w'abami, kuko aya magambo ari wowe uyatembereza ukayageza kuba yakwiriye. Mwami Imana, n'abayashaka bo ntibakunze kuboneka, abakwiriye kugeraho bagereho, mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese, turagusabye ngo umanukane imbaraga, uyajyane nk'uko wajyanye ka kabuye kasangaga Goliyati ubwo yari ari kwiyamirira avuga gaya, Dawidi ko ntacyo yamutwara, ko amuteranya agakoni gusa. Ariko Uwiteka Imana ushorera nako kabuye kugira ngo kajye gukora ikikwerekana muri Dawidi. Ndagusabye ngo aya magambo agende agere kure cyane, kandi agere mu mitima, kandi asenye arimbure, akureho ibihagaze nk'amabuye, akureho ibihagaze nk'imisozi, akureho ibihagaze Mwami Data wa twese bitabasha kwica, ahubwo Mwami arema ibyitsa, arema ibica bugufi. Urakarama, ndagushimiye kuko uri Imana ibyumvise kandi ko witeguye gukora. Rabi nove pa Jesire dotayimenia kandidatire Jesire nove menia Jakini tutakaya baya. Turagushimiye rero detayi, turagushimiye nshuti nziza, turagushimiye bwugamo bw'umugaru. Izina ryawe nirishimwe none n'iteka ryose. Amen.